kuwa gatanu ukwezi kwa kane itariki ya 10. Uyu ni umunsi w'ijana w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nagusezeranije kuzakurokora kandi narabikoze. Yego, nzongera kubikora. Nzakurokorana n'inzu yawe n'umuryango wawe n'ibyo ufite byose. Amen. Igitabo cya Yosuwa ibice 6 ku murongo wa 25. Nuko Yosuwa arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Amen. Igihe za ntumwa zagiye gutata Yeriko, Rahabu akazihisha, yarangiza akazimenera mu idirisha. Baramusezeranyije ko atazapfa we n'inzu ye azabaho, amaze gushiraho ka kagozi gatukura ku idirisha. Uko niko byagenze. Ibyo Yosuwa yakoreye wa mumaraya nibyo bari bamusezeranye. Niba umwana w'umuntu ashobora gusezeranya kuzuza, ese Imana yakuremeyeho ntizuzuza? Ngo nagusezeranyije kuzakurokorana n'inzu yawe n'ubuzima bwawe na bene wanyu n'umuryango wawe, kuko yabikoreye Rahabu na famiye ye yose. Nawe niko Imana igiye kubikora. Igiye kubakura muri ako kaga, muri ako gahinda, muri ubwo bukene, muri uwo mubabaro, muri ibyo bibazo bya buri munsi. Byakire mu izina rya Yesu. Akira uko kurokoka, akira izo mbaraga uyu munsi n'iteka ryose. Amen.